n'umurimo. Ikiganiro kigiye kuyoborwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice umwanya n'uwawe. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane abanyakubahwa bayobozi muri guverinoma ndetse namwe abanyarwanda mudukurikiye. Nkuko Sandrine abivuze, nitwa Uwera Jean Maurice, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ninjye muherutse guha umwanya w'ubuyobozi mu bijyanye n'ubuvugizi bwa guverinoma bwungirije. Ndabashimiye, murakoze cyane. Ikiganiro cyacu rero nkuko umusangizo w'amagambo yaragitangije kirarebera hamwe ingingo eshatu navuga ko ari umusingi kugira ngo tubone umunyarwanda twifuza. Ni ikiganiro kiragaruka rero ku ngingo eshatu. Hari imiyoborere myiza, tukaza no kurebera hamwe ibijyanye n'uburezi. Ni urugendo rushimishije cyane, ariko kandi turanareba n'umurimo, by'umwihariko uvuye ku ntebe y'ishuri yisanga ate ku murimo. Turaza no kunyarukira mu ruhare rw'itangazamakuru ndetse tujye no mu gice cy'ubugeni n'ubuhanzi. Reka rero nakire abo turi kumwe ahangaha ku ntebe y'ibiganiro. Turi kumwe n'umuyobozi wa RGB, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere. Mwaramutse neza Dr. Doris Pikar. Mwaramutse Bwana Maurice. Yes, reka nakire kandi Ministre Joseph Nsengimana. Mwaramutse neza, ni Ministre w'uburezi. Mwakoze, mwiriwe. Yes. Amasaha yageze. Mwiriwe neza umugenzi wacu. Uyu nguyu ni umwana ukiri muto, akaba yitwa Aline Ishimwe, ni rwiyemezamirimo. Mwaramutse neza, mwiriwe Aline. Mwiriwe neza. Turi kumwe kandi n'umunyamakuru Scovia Mama Rwagasabo. Mwiriwe. Muraho umuvugizi mushya wahoze uri umunyamakuru. Urakoze cyane. Yes, umurimo rero burya harimo n'igice cy'ubugeni n'ubuhanzi. Bruce, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Murakoze cyane rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nkuko twatangiye tubivuga, imiyoborere myiza nibyo koko umuntu ashobora kubivuga, ariko se nihe sura y'imiyoborere myiza? Cyane cyane ko iyo tuvuze imiyoborere myiza, gutanga serivisi, ibyo byose tubisanga mu nyuguti eshatu RGB. Ndabihuza no kuba imyaka 32 ishize nyakubahwa Perezida wa Repubulika twari dufite witwaga burugumestre, twagereranya na meya w'iki gihe, ariko batandukaniye nuko umuturage uhamagawe na burugumestre ni umugabo wabaga ufite kasho ndetse na kashi. Akenshi iyo burugumestre yaguhamagaraga wasiga guhamagaje kamambiri n'ikiringiti kuko hari igihe utatahaga. Doris, ishusho y'imiyoborere myiza irasite muri imyaka 32. Murakoze Bwana Maurice kuri iki kibazo. Ishusho y'imiyoborere mu Rwanda yarahindutse cyane ukurikije n'icyo gihe muvuga cya kasho na kashe na kashi. Bivuga cyane ku miyoborere ubwayo. Mu Rwanda twahisemo yuko imiyoborere ntago ari ibyo bitekerezo byo mu bitabo gusa, ni uyisanga imiyoborere myiza uyisanga mu buzima bwa buri munsi bw'umuturage. Iyo imiyoborere myiza, inzego zikora, serivisi itangirwa neza ku gihe, umuturage akumva ijwi rye riri kumvikana kandi akumva yubashywe anarinzwe. Amateka yacu nkuko mubivuze n'urwo rugero rwa burugumestre, dufite amateka mabi cyane, aho mu myaka myinshi imbere ya jenoside yakorewe abatutsi hari iyo miyoborere mibi, inzego zidakora, niyo zikoze serivisi zikazitanga mu buryo bw'ivangura. Mu kubaka igihugu twahisemo kubaka igihugu gishingiye kurengera no guha serivisi abanyarwanda bose nta vangura. Muri ubwo bushishozi n'ayo mahitamo niho urwego rw'imiyoborere ruziramo rugakora ubushakashatsi buri mwaka aho duhagaze mu miyoborere no mu mitangire ya serivisi. Nubwo n'ubushakashatsi ubwo buryo bwo bushakashatsi nubwo bwahiswemo n'Abanyarwanda
ishusho bitwereka nuko twageze kuri byinshi mu myaka 31 ushize. Imiyoborere igenda neza, inzego zirakora, hari n'icyo cyizere hagati y'abaturage na leta. Ariko bikanatugaragaza ko hari ahantu tugikeneye gushyiramo imbaraga cyane mu mitangire ya serivisi, kuko bigaragara ko iyo umuturage ubu ngubu asigaye abasha kujya mu ishuri, benshi bajya mu ishuri bakagira ubwo bumenyi, bagakoresha ikoranabuhanga, n'ibyo bitegerereza ku mitangire ya serivisi biriyongera bikanahinduka. Aho umuturage yishimiraga ko serivisi zihari, ubu ngubu agenda arenzaho akavuga ati ndashaka ko yego serivisi zirahari ariko se ziranoze, zirihuse, zinanteza imbere, zinakoresha n'ikoranabuhanga. Nabyo ni ibintu bakomeza basaba. Natanga urugero nko mu burezi, aho mbere umubyeyi kuba washa kohereza umwana wawe ku ishuri nicyo cyerekanaga ko serivisi zihari zikora. Ariko ubu ngubu yego barabishima cyane ko umwana abasha kujya mu ishuri, ariko bareba kure bakavuga ati si ubumenyi akura muri iryo shuri buzamuhesha akazi, ubumenyi bujyanye n'ibihe turimo na emerging sectors zihari ku buryo azagira ejo heza. Iyo navuze ko dufite inzego zikora, n'iterambere twabashije kugeraho ntabwo ari umusaruro w'inzego za leta gusa, ahubwo n'ubwo bufatanye inzego n'umuturage. Natanga urugero rwo mu hagati y'ibihumbi 2008 n'ibihumbi 2011, aho u Rwanda rwabashije gukura abasaga miliyoni mu bukene. Ibyo inzego mpuzamahanga zabyise igitangaza. Ariko icyo ubushakashatsi bwagaragaje nuko twabigezeho kubera uruhare rw'umuturage. Abaturage twarigizemo uruhare rukomeye, kuko binjiraga muri gahunda za leta mu igenamigambi, bagatanga ibitekerezo, bagagira iyo ownership y'izo gahunda zose za leta, cyane cyane nka gira inka cyangwa kubakira abatifashije. Muri no myaka ishize nyuma ya Covid, by'umwihariko nyuma ya Covid, hasigaye haragaragaye yuko nubwo abaturage bitabira gahunda za leta, uko bitabira gahunda nk'umuganda, inteko z'abaturage byaragabanutse, cyane cyane mu rubyiruko, ntago bikiri nkuko byahoze. Niho nashaka gushishikariza urubyiruko kwitabira gahunda za leta, mukagiramo ijwi, cyane cyane mu karere, kuko iyo umuturage agize ijwi muri gahunda, uva kuba ukanagira niyo ownership kuri izo gahunda za leta, ukanatanga n'uwo umusanzu wawe, uva kuba umugenerwabikorwa ukaba umufatanyabikorwa na leta. Kuko hano twese turi abafatanyabikorwa muri uyu mushinga wa Vision 2050 wo kugira ngo u Rwanda turugeze kure kandi mu buryo bwihuse. Murakoze. Murakoze cyane. Ni icyerekezo gifatika kandi ni ishusho nziza y'imiyoborere. Hari abavuze uti kuri iki gihe umubyeyi atwara umwana ku ishuri adashaka ko yiga gusa, ahubwo ashaka ko bitangwa muri serivisi inoze. Biratuma twakira na Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana. Honorable, havuzwe ibijyanye na serivisi inoze mu burezi. Aha niho mpera mvuga nti ni ishusho ki y'uburezi, politiki y'uburezi irasite nyuma y'imyaka 32 naho tugeze. Murakoze Maurice kuri icyo kibazo mumbajije, cyane cyane kijyanye no kureba aho uburezi bugeze nyuma y'imyaka 32. Ubwo ngubwo ndabivuga mu magambo avunaguye, kuko amadakika 3 ntabwo avuga imyaka 30 muri icyo gihe ngo bishobore. Iyo urebye aho uburezi bwari buri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, bwari ku butaka. Leta yagombye kubwubaka ihereye ku busa. Hari amashuri yari yarashenywe, ariko cyane cyane abarimu benshi bari barishwe, ndetse n'abandi benshi barahunga. Ubwo rero naho ngaho umuntu ahera. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, ukareba na politike y'uburezi yari politike iheza, ari uburezi bugenewe bake. Ariko wareba politike yashyizweho muri imyaka 32 ishize, yari politike yo kwagura amarembo y'uburezi
kugira ngo abanyarwanda bose babugane, kandi iyo ntambwe yagezweho. Ndaguha ingero eshatu. Mbere ya 1994 amashuri y'incuke yari imbarwa. Ubu ngubu dufite abana basaga 380 bari muri aya mashuri y'incuke. Urumva rero yuko abana b'abanyarwanda ubu bategurwa mbere yuko bajya mu ishuri nyirizina, bikaba amahirwe kugira ngo bige bashobore gutsinda. Urundi rugero natanga ni mu mashuri yisumbuye segonderi. Icyo gihe muri 1994 hari abanyarwanda 37,000 muri segonderi. Uyu munsi hari abana b'abanyarwanda 787 muri segonderi, byikubye inshuro zirenga 20. Ibyo rero bikerekana yuko amarembo y'uburezi yaguwe koko kandi abanyarwanda bakayagana. Ndarangiriza ku rugero mu ngero ntanga ibyerekeye kaminuza. Muri 1994 kugeza muri 1994 twari dufite abantu banyuze mu mashuri ya kaminuza mu Rwanda 2,000. Umwaka ushize honyine Universite y'u Rwanda yasohoje abanyeshuri barenga 9,000. Ubwo urumva rero ko nanone abanyarwanda bitabiriye kuzana abana babo mu mashuri, ariko ntabwo turagera aho twifuza kugera. Kugira ngo tugere aho twifuza kugera ni ugufatanya twese nk'abanyarwanda. Ndahera ku babyeyi. Uburezi bwubakira ku burere. Ababyeyi rero turabashishikariza ko bita ku bana babo kuva bakiri batoya, kuko amashuri ahera ku mwana wazanye. Nuzana umwana utuzuye ukavuga ngo ishuri niryubake, icyo gihe ntabwo tumugera kuri wa munyarwanda twifuza. Ahubwo dufatanyije tugahera ku burere bw'abana batoya, wanamuzana no ku ishuri ukamuherekeza mu mashuri, ukamenya mwarimu, ukamenya diregiteri, ukamenya ishuri yigaho, ukamenya uburyo yiga kugira ngo umufashe nawe. N'igihe atabonye serivisi nk'uko Doris yarabivuze, ugende ubibaze kuko ni uburenganzira bwawe. Icyo gihe bizatuma ireme ry'uburezi ritera imbere. Ikindi nakongeraho mu byo warumbajije cyane cyane bijyanye nuko abanyeshuri bitegurira kujya mu murimo. Murazi yuko politiki y'u Rwanda ishyize imbere cyane cyane amashuri ya TVET, amashuri atwongera ubumenyi ngiro, kugira ngo umunyeshuri azajya asohoka mu kazi nako mu ishuri ahita ajya mu kazi. Ibi rero ni ibintu dushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tubihuze n'imirimo cyangwa se akazi kari hanze ku isoko, noneho abanyeshuri barangize bashobora kwiyubaka banubaka n'igihugu cyabo. Ubwo rero ni ugufatanya kugira ngo twese dushyire hamwe dushobore kuzamura uburezi twifuriza abana b'u Rwanda. Ibi byose mvuze hari n'ibyo turiho turarwana nabyo, ntabwo navuga ko byose byera ngo de, ariko turacyafite ibintu duhanganye nabyo kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi. Kubera iyi politiki yo gufungura amarembo ngo abana bagane ishuri, dufite abana benshi mu mashuri. Ibi bigatera rero ubucucike mu mashuri. Leta ikomeje kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo tugabanye ubwo bucucike. Urugero nabaha ni uko hubatswe ibyumba by'amashuri 27,500 hagati y'2017 n'2024. Uwo ni urugero rwiza rwubatse ibyumba by'amashuri byinshi, ariko ntibihagije. Uko rero tubonye ubu turakomeza twubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo ubucucike bumanuke cyane bigere ku gipimo twifuza. Ikindi ni uko dufite amashuri akuze, amashuri ashaje. Ayo mashuri rero akaba akenewe gusanwa. Ahangaha navuga amashuri cyane cyane leta iha ubufasha, amashuri y'amadini kuko ni menshi, ariko ni amashuri ashaje. Ubwo ni ukurebera ukuntu dufatanya n'ayo madini
tugasana ayo mashuri kugira ngo abana batazagira ingaruka mbi kubera ko ayo mashuri ashaje. Ibyo nabyo ni ibintu turiho turakoraho. Icya gatatu ndangirizaho ni abarimu. Abarimu ubu ngubu turabahugura. Ejo navuze ku byerekeye icyongereza, ariko si icyongereza gusa n'ayandi masomo, kugira ngo abarimu badufashe muri aka kazi ko kurera u Rwanda. Ibi ni ibintu dushyiramo imbaraga, ariko nk'uko nyakubahwa perezida yatwibukije ejo, twese mu nshingano dufite turazibazwa tukazisobanura, byaba na ngombwa tukazihanirwa. Niyo mpamvu mu burezi hose dukwiye kwitegura yuko izo nshingano dufite, zaba ari izo kwigisha, zaba ari izo kuyobora ikigo, zaba ari minisiteri, izo nshingano tuzazibazwa kandi tuzazisobanura. Murakoze cyane. Ni byiza wa mugani kuba ukora ibyo wanabazwa. Birumvikana ko urugendo rw'uburezi niba rutanga abanyeshuri 90,000 bavuye muri kaminuza buri mwaka, nibyo kwishimirwa, ariko kandi hari ushobora kuvuga ngo ni ikibazo niba batarateguriwe isoko ry'umurimo. Ni byiza rero ko dufite Aline Ishimwe, yarize arangiza kaminuza muri wa mubare w'90,000 soka bava ku ntebe y'ishuri umwaka ku wundi. Byaje kukugendekera gute Aline? Wisanze mu bushomeri bigenda bite? Tell us your story. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire cyane ku mwanya mumpaye kuganiriza abanyarwanda. Ndagira ngo mbashimire ku mahirwe muha urubyiruko, amahirwe muha abari n'abategarugori ndetse n'abarwiyemezamirimo. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Aline, mfite imyaka 28, ndubatse, mfite umwana umwe. Nkaba ndi umuyobozi, naranashinze hoteli yitwa Karisimbi Cave Resort ikorera i Musanze. Mbasangije ku rugendo rwanjye navukiye mu karere ka Gicumbi, nubwo ejo byagaragaye ko bitameze neza, ariko ndashishe, bivuze ngo ngomba no kuganiriza abandi tugashisha twese. Ego, navukiye mu karere ka Gicumbi, ari naho nize amashuri abanza n'ayisumbuye, nyuma njya muri kaminuza y'u Rwanda aho nize IT mu cyahoze ari KIST. Muri COVID-19 amashuri yarafunze, twese dusubira mu rugo, ariko itangiye kugabanuka ndavuga ni iki nakora ko ntari bukomeze kwicara mu rugo. Nibwo nagiye mu karere ka Musanze mfungura boutique muri quartier, ariko nkajya mbona n'umujyi urimo amahirwe menshi uko n'umujyi w'ubukerarugendo. Nakoze amabaruwa atandukanye ngezana ku mahoteli menshi, noneho rimwe hoteli imwe irampamagara impereza akazi ko gukora kuri reception. Mpageze barishimye cyane, babona umurava nari mfite, bageze aho baranzamura mba umuyobozi wungirije. Nyuma mbona amahirwe ya program yari Imbuto Foundation ifatanyije na Cornell University, noneho niga gucunga amahoteli. Umuyobozi cyanyiri hoteli abibonye, noneho angira umuyobozi mukuru w'iyo hoteli. Mu rugendo rwo kuyobora iyo hoteli nagiye ngira challenge cyangwa se imbogamizi, aha kenshi abakiriya batuganaga bajyaga binubira service mbi. Ngerageje kwitegereza mbona abakozi dukoresha kenshi nta bumenyi ngiro baba bafite, baragenda bakiga teori ariko ugasanga ubumenyi ngiro ni bukeya. Icyo gihe nafashe umwanzuro noneho kujya tubahereza bwa bumenyi bageze mu kazi, tukamuha igihe cyo kwiga, ari byo twita mu ndimi z'amahanga in-house training. Tubaha Ego, ari byo twita in-house training. Noneho nyuma y'icyo gihe ndi kuganira nabo, hari harimo abari n'abategarugori benshi, barambwira ati ikintu kitunezeza cyangwa se kiduha imbaraga nuko tuyobowe n'umukobwa cyangwa se n'umwari, kuko bituma tubona ko nkatwe nk'abari wa murimo dukora atari umurimo uciriritse cyangwa usuzuguritse, ni umurimo waduteza imbere ndetse na sosiyete ikawumva. Ibyo byanteye imbaraga cyane, ariko bimpa kugira inzozi zagutse. Ntangira gutekereza noneho ni iki nakora kugira ngo mbere urugero abandi bari, ariko noneho mbashe no kubahereza ha hantu ho gukorera, mbashe no kubaha
dukomeze yego yego murakoze cyane. Icyo gihe nibwo natekereje gufungura aho gukorera, ariko ntago nari mfite ubushobozi bunini. Ntangira kugira igitekerezo, nagize igitekerezo cyo gufungura resitora, ariko hakaba hari aba partners twakoranaga muri ya hoteli. Mbasobanurira icyo ndi gutekereza, baravuga ariko se kubera icyo utatangira gukora Airbnb ko ari mu bijyanye n'amahoteli. Ndavuga rero icyo nshaka gukora ntago ari ikintu cyo kuvuga ngo mbona amafaranga, nshaka gukora business n'abana banjye bazakora. Ntago ikinini ari amafaranga, ikinini ni ukubaka ikintu kigari kandi kizahoraho. Icyo gihe nagize amahirwe nsanga hari hoteli itari iri gukora icyo gihe, menya amakuru, nibwo nagiye kuyirambagiza mbona isa neza, noneho bamfasha kumpa amafaranga yo gutangiza kwishyura inzu nkakodesha no kugura ibikoresho by'ibanze nungikanyije n'ayandi nari narabitse cyagiye nkora. Uko niko Karisimbi Cave Resort yavutse. Karisimbi Cave Resort ni hoteli cyangwa se resort ifite ibyumba 12, tukagira restaurant, tukagira souvenir shop ibamo ibyakorewe iwacu abamukerarugendo bashaka kujyana basubiye iwabo, ndetse tukagira n'ikindi twitwa farming, aho tugira ubworozi ndetse n'umurima duhingamo imboga n'imbuto ariko mu buryo budakoresha amafumbire mvaruganda, buri organic. Izo nizo service dutanga, ariko dufite gahunda yo kwagura. Nihuse cyane muri 2024 ndagira ngo nshimire Alice, namubonye hano. BPN yaranyaprochinze, baravuga noneho dushaka kugufasha gukora business mu buryo bunoze. Icyo gihe bampaye amahirwe yo kumenya uburyo bwo gukora business, nkayikora nyinoza mu buryo buri professional, ariko nkanahura n'abandi barwiyemeza mirimo, nabyo byamfashije kongera ubumenyi bwanjye. Muri icyo gihe nabwo muri 2024 ku miyoborere myiza dufite nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari gahunda ihari nkeka kaba urubyiruko rwinshi rutazi kandi ifasha urubyiruko. Hari exchange ikorwa hagati y'Ubudage, igihugu cy'Ubudage n'ibihugu byo muri Afurika. Iyo exchange nayigiyemo, njya mu Budage mara y'ukwezi n'igice ndi kwiga ku bijyanye n'amahoteli no kureba ngo ese kaba dusura bava muri Canada, bava muri Europe, bava muri Amerika, ni iki baba batekereza cyangwa se baba expecting abaza hano. Ubwo bumenyi nabwo ndabubona. Ngeze ku rubyiruko rero, ndagira ngo mbashishikarize kugira vision, kubera ko amafaranga y'icyo tugomba kuyakobokera. Kuba rwiyemezamirimo ntabwo bizatuma utarya sho, ariko ndakeka uzanezerwa cyane uri kurya sho mu mafaranga wakoreye. Ikindi kuba ari n'abategarugori, ntago ari ngombwa ko umuntu aguha cyangwa se ngo akujyane mu ngeso mbi kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Ndabasezeranya ko mu cyongereza banga it feels different iyo uri gukoresha amafaranga wakoreye cyangwa uri gukonsoma amafaranga wakoreye. Biranezeza cyane, nta kintu gisa nabyo. Ikindi mbwira urubyiruko ni ukunywa resi. Leta irabidushishikariza buri munsi, ariko ukabona turi kugerageza kubigendamo gake, ariko biragoye ko wakora business. Uko gukora business bitwara umwanya, bitwara imbaraga, bisaba discipline, ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Bishoboka rero igihe udafite ibindi bisitaza, harimo no kunywa inzoga nkeya, uri bushobore kuza kumanaginga ukita no ku murimo wawe. Ikindi navuga ku rubyiruko ni uguhora mwiteguye, kuko urumva amahirwe nagize nari niteguye ndi kuvuga nakora iki, noneho mbona ubufasha kubera ko hari icyo nakora. Bivuze ngo rero hora witeguye ku buryo nihaza amahirwe cyangwa se opportunity uzahita uyifata. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ikindi navuga ni inzozi mfite. Ndishimye aho ndi, ariko ntago ariho nshaka guhagararira. Nkuko nabivuze hejuru ko nkodesha, ndashaka gukomeza gusevinga, noneho nkaba naza fungura hoteli yanjye, resort iri ku rwego mbitekerezaho, nkajya muri RDB bakaba bampa ranking, ndetse nkaba naza hostinga rimwe Perezida wa Repubulika. Nsoza ndagira ngo mvuge ku kintu natwe urubyiruko dukeneye. Urumva njya gufata iyo hoteli, ni hoteli nini cyane ku bahazi, ndetse n'amafaranga yo kwishyura inzu n'amafaranga menshi. Kugira ngo rero mpamagare nyirinzu mu bwene nshaka hoteli ku myaka 25, ntago cyari ikintu cyoroshye, nta nubwo nari mfite icyizere ko ari bubyemere, ariko yaranyemereye
aravuga nta kibazo reka nkuhe cya cyizere. Nyuma aza no kuhareba hageze bati ndanezerewe cyane uko ahantu hanjye ko nagoye ntago wahangije wahakoze neza uri no kwazamurira agaciro. Rero namwe badukuriye cyangwa se abaturuta nimukajye muvuga ngo Genzi bameze kwa kundi nimutugirira icyizere muduhereza ayo mahirwe natwe dukore. Murakoze cyane. Arakoze cyane Aline Ishimwe, n'urugero rw'ibifatika, n'urugero rw'urubyiruko utavuga ko akennye kuko gukena si ikibazo, ahubwo n'urugero rw'urubyiruko ushobora kubona inzira mu bukene akaba yatanga icyizere. Scovia, uru rubyiruko aba Gen Z nk'uko tubivuga nimwe bakesha amakuru umunsi ku wundi mu biganiro, mu myidagaduro ndetse n'amatangazo. Ibi byose ariko kandi birahura n'imbuga nkoranyambaga nazo ziriho abo nakwita self made journalist kubera citizen journalism. Aha rero nkaba ngira ngo udutandukanyirize umunyamakuru w'umunyamwuga cyane cyane ko uri n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, udutandukanyiriza umunyamakuru w'umunyamwuga ndetse n'ushobora kubikora kubera ko ari amatera, hari amakuru abonye, hari ibitekerezo afite, turamutandukanya gute n'umunyamakuru ugomba gutanga amakuru asesenguye? Ndatekereza ko udakwiye kubatandukanya, uze gutandukanya ibyo batangaza. Ndagushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko abivuze, ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo. Ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, niryo shingiro ry'izina ryanjye. Rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane. Rero ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano n'abandi badukurikiye, ntacyo mwakoze tubura icyo tuvuga. Rimwe na rimwe tukaza gutera ibuye mu gihuru ngo turebe igihubukamo, tukajya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Ubwo iyo Meteo Rwanda yavuze imvura kiba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari kugira ngo abaturage bitegure kumenya uko bahangana n'ibiza cyangwa se no kwirinda amazi yabasenyera. Tugiye ku cyiciro kijyanye no kwigisha. Ikijyanye no kwigisha, niba uyu munsi ejo baratangaga urugero ko Gicumbi, tutibagiwe na Nyabihu kera, ngira ngo na Muhanga irimo, ko baba bafite abana bafite igwingira n'imirire mibi biri hejuru. Bishobora kuvugwa mu ijambo rimwe n'umuyobozi, ariko ubwo twebwe nk'abanyamakuru iyo tugeze mu masaha yo kwigisha cyangwa mu biganiro, dusobanuye bavuze imirire mibi n'igihe byagenze bite. Ni igihe umwana atabona indyo yuzuye itera imbaraga, ni igihe umwana atarerwa neza kugira ngo akurane ubuzima, najya no ku ishuri yige nk'uko minisitiri yabivugaga yumve. Icyo gihe turimo turigisha umuturage, ariko umuyobozi wavuze yakoresha ijambo rimwe. Twe dukusanya imibare iva muri statistique, tuzana ibyo muganga Dr Sabe minisitiri avuga ku bijyanye n'imirire, tuzana ibijyanye n'imibereho myiza, byose tukabihuriza ku ijambo rimwe, ubwo tuba twigisha umuturage. Iyo bigeze rero mu gutuma abantu bidagadura, nabyo tubifite nk'inshingano ya gatatu. Bruce Melody iyo yavuze ko azamuka ishyorongi, twe turabaza tutabamanuka baracahe, ubwo abantu mukaba murishimye. Ejo bundi kuri stade hari match yari ikomeye y'umunsi w'intwari, aho bafande babiri bari bicaranye ariko umwe agomba gutsinda undi.
nuko birangira uwa polisi asinze uw'ingabo ariko ingabo zikomeza kuduha umutekano na polisi icyarimwe. Ibyo rero iyo turimo tubisobanura abanyamakuru bagenzi banjye bituma abantu baruhuka ka kazi kose nabyo bakabyishimira bagafana, nabyo tubifite nk'inshingano. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abayobozi muteraniye hano n'abaturage ari namwe bakiriye banjye abaturage, ubundi imbere ubu ngubu umushyikirano mukurikiye kuri Mama Rwagasabo, izindi muriho muziveho muze aho ngaho niho tuba tunavuga ibintu neza. Izindi nshingano dufite cyane zikomeye muri ibyo byose twavuze ni umutimanama. Umutimanama ushingiye ku nkuru ifite ikigamije ku muturage, ari naho ngiye gutandukanyiriza imvugo n'ibikorwa ntatandukanya abantu. Umutimanama w'umunyamakuru, ngewe nshobora guca ku ahabaye impanuka, polisi yafunze, impanuka iyo yabaye mwese muzi iyo shusho ukuntu ibisa, hari abapfuye n'abakomeretse. Mu by'ukuri nshobora kuvuga ko habaye impanuka iteye ubwoba mbi, dutegereje polisi ko itubwira ifatanyije n'abaganga icyabaye, niba hari ababuze ubuzima cyangwa bakomeretse, nkabikora ntyo ndetse nashaka no kwerekana aho imodoka yaguye, nkaba nazana ishusho irimo igihu ku buryo umuntu uri burebe ya shusho ataza gukuka umutima. Ubwo uba wakoze inkuru ikura umutima, ntabwo uba wakoze inkuru imenyesha ko habaye impanuka. Ariko ntibagiwe n'igika cya nyuma kivuga ngo impamvu impanuka yabereye aha, hari umuvuduko wari utwaye yari yanyoye ibisindisha, hari ikorosi, mujye musoma ibyapa, ese imodoka ntiyagiye muri control ngo barebe ko ifite feri. Mu by'ukuri mvuze inkuru ariko ndanayubaka ndayuzuza ku buryo umuntu ari buyumva akanamenya icyakomotseho ibyago twagize by'impanuka n'ibindi. Mu gihe rero mugenzi wanjye duturanye, aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mbita abaturanyi bacu, kandi bagahata ahubwo twiga uko tubana, nta kindi wakora. Araza bagafotora abantu bapfuye, amashusho ateye ubwoba, ku buryo noneho bagera no ku rwego bavuga ngo niba ufite umutima woroshye nturebe ibi. Ugasigara wibaza ngo uyu muntu umutima nama we wakoze kumva ko arimo gutangaza ibintu bigomba gukura abantu umutima. Nicyo naho dutandukanira mu bikorwa. Ariko nanone nimvuga ntyo, abantu bajya bavuga ngo muri iyi minsi ngo abantu bari kuri YouTube batuzonze, ngo bagize bati Facebook, Instagram n'ahandi. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo bintu bidafite ikibazo. Ngewe amafaranga Scovia nashinzemo televiziyo nayakuye muri YouTube na online. Bivuze ko ni isoko rinini kandi ritanga amafaranga. Ikibazo kiri aho ni uwagiyeyo, n'ibyo ahakoresha, n'ibyo ahatangariza bishobora gukura abantu umutima, bitesha agaciro abantu. Tubona abana baza kubavugisha ibitavugwa, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi byinshi. Ibyo bikozwe n'umunyamakuru ntabwo ari musi twamworohera, turamuhamagara tukamutegeka kubisiba, agasaba imbabazi aciye aho yakoreye ikosa. Ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe bikavaho bikagenda. Guhanganisha abafana, guhanganisha amakipe, watuma abantu bahiganwa ariko ntutuma abantu bahangana. Icyo ni imvugo dusaba abanyamakuru buri munsi. Ariko iyo tugeze kuri wa wundi rero waguze telefone ye, ufite interinete, wicaye ahantu mu cyumba cyangwa ari mu nzira agenda, we ntitumenye uko byagenze, ntitumenye n'uko tuzamubaza. Ari nayo rimwe na rimwe tubaza inzego zimwe na zimwe zirimo RIB, tukajya tubabwira tuti uwo mukiriye ni uwanyu, mumufashe kuguma mu rugo cyangwa gutura ahandi. Icyo gihe rero nubwo rimwe na rimwe ubona bitihuta, umwe akabikora undi agakomeza, abantu boroye umuco wo gutukana, abantu boroye umuco wo kutagira uwo bubaha mukuru, nako ni ingeso, mumbabarire, nta muco umeze utyo ubaho. Boroye izo ngeso mbi ziraje zirakwiriye, natwe dutangiye kuvuga ngo niko ngo abana b'ubu bameze. Oya, niko ababyeyi b'ubu tureberera abana, niko abanyamategeko b'ubu mwaretse abanyamafuti n'abanyabyaha bakabaho. Turabasaba ko ibyo bintu mudufasha. Njya nibukanya kwa Perezida wa Repubulika wigeze kwandika kuri X yari tweet icyo gihe ngo no guhana birafasha. Turasaba inzego zitandukanye mudufashe, muduhane, mutugire inama, tuvemo abantu bazima. Rega ngeyewe kera najyaga mbwira abana niruka ntaha, papa aranyica nintagera izi saha, ariko data nta muntu arica. Cyari icyubahiro no gutinya ko agira ibyo ndega. Iryo jambo rero ryo kuba umuntu atagira icyo atinya, atagira uwo atinya, turice mu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'umwuga w'itangazamakuru. Ngira ngo aho nasobanuraga, muraza kunyihangana abanyamakuru, tugira amagambo burya yacu tukongeraho nayo namwe nibyo muba mwakoze. Ikindi dufite nk'inshingano mvuye kuri icyo ni ikijyanye guhuza abaturage n'abayobozi.
nyakubahwa PM ngira ngo uwo wasimbuye yigeze kuvuga ko umuhanda ugiye kubakwa wa Nzove ukomeje kuri Skoro, ariko n'impamo ya Mungu haciye imvura yaguye, urwondo udasanzwe uri umukomando ngo n'ahanyere ruhanyure ugenda ukambakamba. Ibyo rero iyo tubabwiye ko abaturage bamerewe batyo tuba tubabwiye ikibazo abaturage bafite, ariko nanone tukongera kubwira abaturage ngo ipoto bubatse bagashyiraho transfer bakayigira batya, ntabwo bakuraho ibyuma ngo bajye kubigurisha Nyabugogo, kuko n'ubuyobozi ariko bwabivuze, tugahuza umuturage n'umuyobozi tugasubira mu bibazo ubwo by'abaturage. Ntabwo nava navuze bimwe mu bibazo abaturage baba bafite, kuko nagize Imana nkabona iyi mikoro dore sinyihorana, kandi ngo mbahorane mwese uko mungana mutya mu kiganiro. N'ubwa mbere ndi mu kiganiro kirimo abayobozi bose. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo mu makoperative, aho perezida wa koperative ayirya akayirangiza, abanyamuryango babandi mushaka gukura mu bukene bagakena. Iyo turimo tubivuga rero tuba turimo kuvuga ko mukwiye kubimenya no kubyitaho kugira ngo mufashe abaturage. Ikindi ngira ngo navuga kuri ibyo by'imibereho, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nari ndimo mvuga uruhare rw'itangazamakuru mu mwuga wacu gufasha abaturage ndetse no kubahuza n'ubuyobozi. Hari icyo navugaga ku ruhare rwacu, aho dufata ibibazo by'abaturage tukabizana kugira ngo abayobozi batandukanye bamenye ibirimo kuba. Urugero natangaga, navugaga kuri uyu muhanda wo kuri Skoro, ngira ngo ufite ikibazo kimwe n'ibindi bice bitandukanye, ariko nanone ndasubira nanone ku bijyanye n'amakoperative nk'uko nabivugaga bafite ibibazo. Iyo turimo tuvuga ibyo ntabwo tuba tugamije ko abaturage wenda bumva ko ubuyobozi butabafashije, ahubwo tuba turimo kuvuga ngo hagati y'umuturage n'umuyobozi tubahuze twebwe nk'abanyamakuru. Uyu munsi ubumvuze ko abantu mutekereze nawe kugira ngo aborozi ba Nyagatare bagemura amata agere kuri miliyoni 700, barega umuntu umwe ko yayajyanye, muribaza uwagemuraga litiro imwe imyaka yamaze abikora. Na Gicumbi ngira ngo nuko amakoperative y'amata ngira ngo baragemura ntibishyurwe. Ibyo turimo tubivuga rero tuba turimo tugira ngo mumenye amakuru ava mu baturage, ariko namwe nimutubwira ko abaturage bagomba korora kijyambere, inka zifite umukamo, guhinga bakoresheje ifumbire, kumenya uko bita kuri ba bana, natwe turabifata tukabishyira abaturage mu buryo bwo kugira ngo duhuze abaturage n'abayobozi mu gukemura ibibazo byabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndimo ngana ku mwanya bari bampaye muri uyu mwuga w'itangazamakuru dukora, tuvuga ku bibazo bihari ndetse n'abaturage, ariko natwe abanyamakuru ndetse n'umwuga wacu ufite ibibazo. Umunsi ngira ngo mwese muri hano hari amazina y'abanyamakuru mutakibona, mutakibuka, kubera ko bahoze bakora uyu mwuga w'itangazamakuru ariko bawuzemo icyo mu kinyarwanda twita amaramuko n'ibyabatunga, barawusezera. Bamwe muri bo bicaye ahangaha uyu munsi barakora indi mirimo, ngira ngo na Maurice nuko mwamuhaye akazi yari hafi kugenda, yari hafi kuducika atakibona ayo mafaranga. Dufite rero dufite izo mbogamizi, ariko nimvuga ibyo mwumve ko tunashimira bimwe mu bigerwaho. Ngira ngo twe na RURA ndetse na RGB nk'urwego rw'abanyamakuru RMC hari ibyo tumaze kugeraho, kandi muri iyi minsi twumva dukurikije amakuru baduhaye tugiye koroherwa. Ariko dufite n'ikindi kijyanye n'amikoro. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu by'ukuri nimvuga ngo ngize Imana, njya nibuka kera turi muri Petit Stade wigeze uvuga ngo abajene cyangwa urubyiruko baharanire kujya kuri high table, ariko uwo munsi wabivuze mu gifaransa uvuga table d'honneur. Nyakubahwa mu ndeba aho nararwanye kugira ngo mbe nicaye aha pe. Nararwanye, kandi ndashima ko zimwe mu mvugo zawe n'ibikorwa bituma numva mfite imbaraga zikomeye zo gukomeza kurwana, kugira ngo n'igihe gitaha nituba tutakibasha kwicara hano abadukomokaho n'abatwumvise bazakomeza. Umwuga w'itangazamakuru ufite ibibazo biteye bityo. Icya mbere ni abo banyamakuru bagenda, icya kabiri bahunga mikoro. Ariko ndatanga urugero, uyu mushyikirano nahoze mvuga ngo abankurikiye hano mwese mu following Mama Rwagasabo online cyangwa se kuri televiziyo nayo muyishyireho muyirebe.
ariko nyakubahwa ndagira ngo nkumenyeshe ko abanyamakuru bari hano bose bafashije abanyarwanda kumva ibiganiro urimo ugirana nabo. Nituva hano tuzishyura abakozi bacu aho dukorera, interineti itatworoheye inahenze, amafaranga akomoka mu ruganda rukora amazi niho tuzakura ayo mafaranga. Kandi twiriwe mu kazi hano twakoze, ngira ngo niba mubireba hari za kamera nyinshi, hari abafite amakaramu, amakayi, twakoze ibintu byose. Dusanga rero niba bikunda ubuyobozi bwazareba imwe mu mirimo dukorana na leta cyangwa dufasha leta ko yagira igiciro igenera itangazamakuru, kuko natwe turi abafatanyabikorwa ba leta ariko tudakwiye gukora tutunguka, kugira ngo tuzaramire muri iki gihugu Imana yaduhaye kandi ntawe tugisiganya, tugomba kucyubaka. Hakarebwa niba hari uburyo buhari, kandi n'impamo ya Mungu ibyiringiro byo ndabifite ku buryo buzaboneka. Ngira ngo nganye ku musozo rero ndashima ko mwampaye uyu mwanya, nicyo mvuga hari byinshi twashobora gukora, kandi ndakwizeza ko abanyamakuru tuzakomeza kuvuga iki gihugu, imibereho yacu tudashinze. Nk'ubu ngewe hari ibintu narambiwe kubona inkuru irimo kubera ku mupaka waho nshobora kugenda n'imodoka amasaha 3 nkaza kwicara muri televiziyo nkatangira nta makuru dukesha Al-Jazeera aravuga ko ku mupaka hari umuntu watambukaga agwa mu muringoti, ariko mu by'ukuri nabuze iki kimbuza kujyayo. Ngewe rero nzajya njyayo kugeza igihe nzumva ntabasha kugerayo. Ndabashimiye. Arakoze cyane Mama Rwagasabo Scovia. Reka mbonereho nkosore mu mibare yatanzwe na Minisitiri w'Uburezi, ntago kaminuza zacu zitanga abanyeshuri 90,000 n'ibihumbi 9 buri mwaka. Mwakoze cyane, n'ibihumbi 9 ntago ari 90,000. Tugikomeje n'ikiganiro cyacu rero. Kaminuza Yego? Imibare ariko kaminuza y'u Rwanda umwaka ushize Yego? harangije abanyeshuri 9,000. Ibihumbi 9. Not 90. Murakoze cyane. Turacyari kuganira ku murimo. Scovia aduhaye ishusho ifatika y'urugendo rw'itangazamakuru ndetse n'uruhare itangazamakuru rifite mu mibereho myiza y'umunyarwanda. Ariko kandi urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abakuru